Hari abantu benshi batsinze ubuzima nubwo benshi batangiye nta kintu bafite. Uyu munsi ndagira ngo wumve iki kiganiro witonze. Ese birashoboka ko abantu babiri batandukanye kandi batandukanye cyane bahurira hamwe bakigisha isi isomo? Icyo kibazo cyibazeho. Uyu munsi turavuga ku munyarwanda benshi bita Kagarara, aho yahuye na Ashton Hill, umwe mu banyamerika bamenyekanye cyane kubera fitness ku isi hose. Ni ayahe masomo turasoza ukuye kuri Kagarara ndetse n'uno mugabo ukomeye cyane Ashton Hill bahuye? Reka tubanze tuvuge ku nkuru ho gatoya. Mu minsi ishize amashusho agaragaza Kagarara ari kumwe na Ashton Hill yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga kugeza n'aka kanya, kugeza na n'uno munsi. Bituma abantu benshi batangira kubivugaho, abantu benshi batangira gukora ibiganiro. Ndavuga ngo ni gute ntamuzana mu kiganiro Mike tukarebera hamwe amasomo yagufasha, agafasha mugenzi wawe, agafasha umuvandimwe wawe kuva muri bya bibazo, ahubwo agatekereza ku iterambere ry'ejo hazaza. Ashton Hill ni umwe mu bantu bazwi cyane ku mbuga nkoranyambaga ku isi. Bazwiho umurava, disipurine, gukoresha imbuga nkoranyambaga harimo za YouTube, za Instagram, za TikTok n'izindi. Yubatse izina rye abikesha gukora cyane no kudacika intege. Kagarara nawe yamenyekanye kubera umwihariko we n'uburyo yigaruriye imitima y'abantu benshi hano ku isi. Nubwo afite amateka atandukanye, guhura kwabo kwatumye abantu benshi bibaza ukuntu amahirwe ashobora kugera kuri buri muntu wese. Icyo kintu nawe wahita ukibazaho. Reka tudatinze dusaruremo amasomo cyangwa se imfunguzo zafashije Kagarara kugera ku rwego ari guhura n'aba Aisha Speed, ari guhura n'aba Ashton Hill, ari guhura n'abagabo bakomeye cyane hano ku isi bakoresha imbuga nkoranyambaga neza cyane. Urufunguzo rwa mbere Kagarara yakoresheje. Kagarara yakoresheje urufunguzo ruvuga ngo ntugapfobye amahirwe matoya ubonye. Nimba ubonye amahirwe matoya yafatirane, kuko ejo ntago ari ayawe. Amahirwe ashobora gutangirira ku kintu gito cyane nawe utakekaga. Umurava, wabonaga ukuntu yirukankaga agaterana pompaje nyinshi cyane n'umurava. Ashton Hill yubatse izina kubera disipurine, kandi buri wese ashobora gutera imbere iyo adacika intege. Wizere ubushobozi bwawe. Urufunguzo rwa gatatu. Kagarara yakoresheje urufunguzo ruvuga ngo wizere ubushobozi bwawe. Ntukemere ko ukusa, ukureshya, ubumuga waba ufite cyangwa aho uturuka byakubuza kugera ku ntsinzi cyangwa ku ntego zawe. Ubutumwa butoya buciyemo gatoya ugiye gutega amatwi ni ubutumwa buvuga ngo rubyiruko, mwirinde gukoresha ibiyobyabwenge kuko ibiyobyabwenge byangiza ejo hazaza. Intsinzi yubakwa n'umurava, imyitwarire
myiza, si ibiyobyabwenge rubyiruko. Soza iki kiganiro rero, nimba hari isomo wakuye muri iki kiganiro ryandike muri komenti kandi usangize bagenzi bawe iki kiganiro kugira ngo nabo bagire icyo bakuramo, bigire kuri uriya muvandimwe wacu w'umunyarwanda bita Kagarara. Kora subscribe, ugiye kwita nkora ikindi kiganiro nacyo uze kucyumva. Ciao ciao, murakoze.